ikiganiro umukira kari akakorera navuga ati tenda mu rugo bagura kawunga cyane nawe ubwawe wazanye ipantaro wazanye umupira mwiza usa neza wazanye ipantaro isa neza ese genda ugura isabune yego basi ako ivuga ngo ari gufashije agufasha nkanda ariko ese we ibintu ndi kuvuga se kubyumva ngende kubyumva uri kumfasha uti umvunisha nimba njye wari umfasha yame mfasha ndi mu rugo iwanjye utambwiye ngo nataye n'inzu y'inyishyurire Yes. iyo ndyo ndyame nta n'ikiganiro ngiyeho wumva ko mu bitekerezo byawe ufite umuntu ufasha uyu munsi bagufashije bangahe jewe ndabafasha se gute ugeze ubona mbatangaza ndakubwira bagufashije ntawe wafashije bangahe Wanje wabona afashije mbimanye ngase ngasuyogerereza abantu nge bari muri Uganda abaganda bawe ati abasajja bori bogerereza ati nge tuli wana tutwagala tuli bulungi ya bade ensinzenze nsobora tinga MC Mufupa ati MC Mufupa nyagara kugukuba abanya wagaliye kunkubeki nakoze iki kukuba wa kunkubeki ongoli wagaliza kunkubeki nyagara sente wagaliya sente wagala sente wakora ki y'ubuntu wanjye y'ubuntu Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Kabeho TV. Imana igumugisha, Imana ikongere mu nda zero, Imana igwa amafaranga ikurinde umwaka n'amadeni. Bwari tureka ati washumanuya inaenda cyo cita kuri cyo kiribwa. Ono musajya baharaba nange. Je nitwa Mavete. Iyo mvisha ko gatwenge ni wa musore abakobwa benshi bakunda. Ubwanwa bwiza nibwo bubakurura iyo bafite mu nda zero nanjye nkishima. Kuri kamera nakiye Rastaman. Uraho. Man ko ntari Rastaman uzikari amagare ya kera. Oh yes. Rastaman Cyangwa ni Staman. Oya hari Rastaman hari na Rastaman. Staman. Twakiriye Rastaman. No Ashigari. urugero nk'umukecuru cyangwa umusaza w'umushe Rastaman yakumva Estaman igari fashi niko bakite cyakintu bashyiramo kiba kimeze nka mande eshatu ni farashi ya kera yabaga igari farashi naguyise bayitinye igifuko mugi kino bakita igihurumuri kibagendaho ni igikira nyine kiba kimeze gutya kiriho n'intebe hirya n'igifuko mugi ngo hayikaze urakoze cyane ariko uruzi ko tuziranye buriya kandi ubu urajya abantu bari kutureba bavuga ngo ntabwo tuziranye kandi wanumiye nose watumira umuntu mutaziranye niyo mutanaziranye bisaba ko mumenyana kuko ntabwo wakize oya tuziranye mu buzima busanzwe bwizuba iki ko mbona nagisebeze inzoka impamvu nuko waravuze ngo ntabwo tuziranye ntekereza ko nta mugozi wanshyize mu ijosi nkozeho rero nsanga nta mugozi mbese hari umugozi ugeze ukiramo turaziranye rero urumva rero iyo umuntu akubwira ngo turazira mani hari kenshi abasitari bajya bavuga ngo ariko ngo runaka mu gihe ngo turaziranye ariko ngo turaziranye kandi muri kuvugana siba byahiye uzi ko usa na Lucky Dube aya ntabwo ari byo ntabwo musa njya muri kubwiye se ntabwo kandi Lucky Dube se ndamuzi ndamuzi sha yetaveni osi mama wa kankariyo ubundi ukwiye kuba nk'umuyede ku hantu iryo jwi rishyize nko muri mikoro ahantu bagiye gukora bana urugero bavuze ngo turatumira umuhanzi uri buririmbire abafundi n'abayede umunsi wo guhembwa ugakubitamo iryo jwi ntabwo wahembwa kandi bahita birukanka bitewe n'ikintu babumvise mushaka ko ndi gukanga mfite ijwi ry'Imana musa waze kunsebye iryo kuririmba niryo mvuze iryo kuririmba si ryo mvuze fata isuka oya kantu k'isuka rero mu mujyi ntibikora guhinga mu mujyi ni ukuvuga no gushakisha yes uyu munsi rero nizaniye umujene ngo tube twiganira ahangaha ahantu heza cyane agumani cyaze kabisa izo direde ni iz'umusatsi wawe n'umusatsi wanjye bwite nese ko bajya bavuga ngo umuntu yaza akaguha nk'ibiceri ugahita uzigurisha bijya bibaho nawe urabizi abenshi nyine abantu bakunda ibiceri se ko mu buzima nkunda inote abantu bakunda ibiceri babifata ariko abantu bakunda inote ndimo ariko abantu umuntu wagurishije direde kubera ibiceri nese ni umwana w'umuntu se n'abandi kugurisha nakaraka ni inote inote ubwo mbese ubwo udafite kibiri ntayirwa kugeraho oya kibiri se kandi ushyizemo direde zimaze imyaka 8 bazigurisha 2 mwa
imyaka 6 oya maze imyaka 6 mfite dread. asiko bavuga ngo abantu bafite umusatsi ntago barya bagahaga urahaga abantu bavuga ngo bafite umusatsi abantu bafite umusatsi ntago barya ngo bahage wowe ujya uhaga ikimenyemenye kugira ubone ko mpaze nta biryo mfite hano mfite mikoro urumva se nahaze wavuga se utariye rero njyewe nanjye kera ngeze kugira akadrede k'umwaka nari mfite umusatsi w'umwaka narya simpaze ape nanze kari wawe kuva ari uw'umwaka urekera imyaka nari ndashimbo nese ko uravuga ngo ako nawe w'imyaka ingahe 6 ntaga nkuko so ibyo nakoze Yubu nigene n'inkuzi gikora muri Airtel. Warubizi ko akozemo? Airtel. Ugiye guhakana se? Nayikozemo. Warubizi? Mwibutsa handi hano tuziranye se? B1 Genesis urayizi? Kandi twarakoranye. Twarakoranye bita muri Black and White. Naba Fireman, naba Jide Black, naba Skaitu. Fireman ni niga yawe. Fireman Skaitu nuwo bita Syntax. Twakoranye muri B1 Gene. Icyo kunywa nyacyo. Nese wabyibukaga? Nabyibukaga. Utari wamvugishije none. Nabyibukaga uribuka ko nagiye stage havuyeho umuntu kuri cyo kuntu nyine utishyuye afite na urugara kuko urumva umuntu wakumbwiye cyagiye turi kumwe wambounce muri Duve Limited wambaye Duve Limited ari abacuruza amarangi urumva rero niwe wambwiye ati wowe twihorere ndagushimiye munsi rero tuje kwiganira ku buzima busanzwe haba apana bwa filime na comedy oya bwabugana burana buzima busanzwe kuko n'ubuzima n'abandi bantu bajyamo uyu munsi hari abantu nk'inshuti zawe n'urugero cyangwa se abantu muziranye cyangwa se nanjye abanjye ku giti cyanjye bakunda ijwi ryanjye cyane cyane ariko nk'abakobwa nibo bakunda kure ko njye abakobwa barankunda cyane pe we kubira ugikara ntago wabyumva nyine kandi rero turi kuvanura inzobe nyine se urabona nka ndiye karimo nibyo karimo ndigikara dukomeze cyane baragikunda igikara gikunzwe kirakunzwe ako ukuntu umugore bizagorana kubona umugore w'ubura nkawe bizagorana ntabwo byagorana kura kuri igikara cyane nabona uw'inzobe ahubwo wowe w'inzobe uzashaka umugore w'inzobe nkabyara umuntu w'umutuku usa n'inyanya kuri kamera rero hari abantu babonye turi kuganira benshi barakuzi tutangiye burage twatangiye dutera burage babyitaho n'agaciyemo n'akanyuzemo kwako nkurushoboye musisi kurusha ikinyarwanda nagaciyemo ntago ari akanyuzemo nagaciyemo karagaciyemo kuri kamera akaganiro badakeka ibintu akaba ari n'agahinda ujya ugira abantu bakubwira ngo waragafashe ntagafashe se gake agahinda ko ndagafite agahinda ndagafite mani bro iyo umuntu akubwira ngo waragafashe sha natekereza ko n'inzu bagiye kunyirukana avuga ati naragafashe ufite nyir'ibyondo mubi nkanjye ubundi iyo uzi ko wishyura inzu ku kwezi wishyuranye iyo wishyura inzu ku kwezi ukwezi kugashira ugataha utarishyura usunika gake urugi niyo rwaruba ngo urusunika gake ugahita ukingura udakomyeho ariko iyo wishyuye inzu nditaye nanyweye warishyuye inzu ariko iyo utarayishyura amave iyo utarayishyura bro na fone iguhamagaye tuba ati ninde umamagara muvugishe se nyine ubu usanga ari ibintu bitandukanye wishyuye n'utarishyuye ntabwo bataha kimwe ntabwo avafe nanjye nari mfite nyir'ibyondo mubi ukwezi kwa bwakura apfeje akarara mbwiye si ubu Kigali yego i Kigali yanze ibyo ndi hari cyo wapi ndetse kuvuga ngo ufite nyir'ibyondo rese mwe kufite nyiramakaro nyiramuwiwe cyangwa nyirisima hari ukuntu ngewe nigeze kuvuga ngo shango nyir'ibyondo aranserereza ntazi ko ari kunyumva tiwamushenze uzisima natundishije hano tinatundishije sima ntundisha imicanga n'amabuye kugeza ubona mpakira icyondo niyo mpamvu rero bivuze ngo nyir'ibyondo aba ari nyir'ibyondo nyine bazabihindure ni nyirisima ubwo nyirisima wanjye rero ukwezi kwa bwakura apfeje akarara mbwiye ati weke ku kwezi aresho noneho guteka inyama utarishyura inzu cyabaga ari ikibazo ibyo ni ikibazo gikomeye nkamuhima itunguru n'amavuta nkabitekera rimwe ntibibe ngo ubundi umenamo amazi ufata amazi ukayashyiramo yego twebwira abanyarwanda rero ndabona n'imvura itangiye gusa nabi
kuri kamera twakira imvura ntabwo isa nabi ahubwo imvura igiye kugwa. Amazina yanjye nitwa Mufupa. Yego. MC Mufupa. MC Mufupa. Cyangwa umukomediye Mufupa. Nabadukurikiye ndi kwibwira nyine nari nkuzi. MC Mufupa. Njyabankurikiye ni MC Mufupa. Yego. Cyangwa Mufupa. Aba nyina muri sinema zitandukanye. Yego. Harimo muri Since Combat TV show. Ndayizi. Nabandi. Mukakanyombya nyawe. Yego. Muri nakinye no muri Zubi Comedy. Yego. Nkina muri irebe ni filime nyinshi. Tarinjira muri filime neza. Mifupa ryaturutse Mufupa. Mufupa byibushye. Ibyo rero nagahinda. Bitewe n'ikibazo. Byaturutse Mufupa? Byaturutse navuga ko byaturutse hera nuko se nari nyama zirimo imifupa. Nyine ndi kubyi oya ahantu byaturutse ngewe nari nanutse nk'ukomeza. Hanyuma se urabyibushye. Akantu shizemo subwo ni sawa. Kera nari nanutse cyane kurusha. Hako ubu ngo aka kanya barambwira ati ngiye nyine njya kujyana itwe Mufupa. Umuntu yaje arambwira ati tariko twe tugiye gutanga interview ariko imvura irimo iragwa reka byaragiye. Dukomeze nta kibazo. Ntabya subona babihagaritse kare. Nasi simbye nababwira ngo reba niwe iyo ntabato. Izuba mani ryari ry'imvura mani wakintu. Sinabivuze. Twagera ruguru mani. Dukomeze. Sirikiriho. Dukomeze mifu he. Mukase ari amahuwezi turayagenda. Icara nta kibazo. Mani rampurira rero. Icara hano nabi kamera cyariho. Kamera cyariho. Urumva? Twatukiri ukuntu ngo Mifupa ryaje. Hanyuma. Oya dukomeze. Banzu cange makano kakamanyi. Egura kamera mani naguri kundeba nk'umpata. Dukomeze. Siri guca bose. Iri yikuzanya ariko. Oya. Tena nize na mwana n'umugore imodoka. Nize naje. Siri kwaka muze yawe. Twatikiri ukuntu ngo izina Mufupa ryaje ngo warunanutse mbere dukomereza aho ngaho. Hari benshi babonye ndatwimuka kubera imvura. Ariko kuvuga ngo imvura se nta birenze nibisanzwe. Umugisha w'Imana ahubwo iki kiganiro bazagikurikirana kuko hari umuntu uzakireba mu mpeshyi. Hari umuntu uzakibona imvura yarabuze akayikumbura kuri kamera. Uvuze akantu k'umugisha. Ubundi urasenga. Ndasenga cyane. Usengera muri Edeni. Idini banjye nsenga Imana sinzi idini nsengeramo kuko nasanze amadini hatubeshye. Iyo nikubise ahantu mu idini runaka pyani nyabyamo nkicara bati witeka Mana umfashe ngiye mu mujyi mu misenyi sanirira karindazi. Nta mugabo urya amandazi. Wabivuze bazagakatamo. Oya nemere yo batagakatamo ibintu by'amandazi nabirenze none se ko umuhanzi mukuru avangoreka ndi gushaka umugati. Nese ntago urumva nk'umuntu uzi ko yagafashe kumva nka ba Bruce Melody cyaba nuza batangukira abahanzi nyine bakomeye ukumva arakubwiye ngo mwana ngo hari umuntu abari gushaka umugati kandi uzi ko yagafashe usoko kwimakeya ahubwo ndimo ndashaka umugati. None ubwo twisubire kuri rya zina Mifupa. Abantu batangira kwita Mifupa kubera kunanuka. Njye niswe Mufupa nagiye muri interview Uganda. Yego. Ngiye gukora icyo bita marketing nyine nemusingiraga Airtel Uganda. Yego. Niho natangire 2012 mu kwezi kwa 8. Yego. 2012 mu kwezi kwa 8. 2013 wari ugikoramo. 2012 nibwo na wahatangiye kontara ya Airtel. Nashoje 2015 njya muri Tigo. Yego. Ngiye muri Tigo. Ni nuko byagenze. Ngiye mu marushanwa rero. Barambwira ati se amazina uri bwitwe nayahe. Umukira arangirira ngapo ngo arananutse ngo ntaki ngo magufwa ngo we Mufupa ngo simbuka. We birangira gutyo uhita riraguhama biramama ugera ninaha birakomeza. Hanyuma se uyu munsi Mifupa uri nk'umuntu nyine w'umusitari nawe urabibona nko cyane nk'umuntu ugaragara nyine nk'umusitari amureshe nk'ikinyarwanda nyine umeze nk'umurara ikinyarwanda kucyumva se. Ndakizi. Hari abantu bahubuza no kuba nk'akazi ukora uyu munsi kubuye musi nk'umuntu akeneye nko kuguha akazi haba mu kabari haba mu birori runaka yakubona gute? Nomero zanjye se ko ziba zihari. Ushobora no kwitanga. Ni 82. Yego.
ni 0788 9 6 5 6 wow iyo nimero Mufupa washiraho udufaranga akantu k'udufaranga rero kaba ari sawa buragiye we bacanga badukurikiye niba dukurikira bagakunda uko twavuze bakabikunda bakikunda mifuka hari umuntu ujya imbere ya kamera akiyemera ngo narakize ngo nabyanyu nyeneye yego kandi mukanya ngiye gutega ari gusaba rifuta tubaho kubera mwe abafana yes batazatubona kwica no ngo cyaba kubona wagiye nko guperforminga ahantu runaka ngo hanyuma abantu benshi bakuzi muri filime amakomedi ibintu byinshi bigiye bitandukanye no kubyina no kubyina uyu munsi kutakibikora ndabikora kubyina urabikora uherukira muri filime ryari nibyo nkora muri filime n'ubu ngubu hari filime yasohotse ku cyumweru wari uyirimo muri Sinzi ko mbaye TV show yego ni irasohoka hari isohoka buri wa gatandatu hari isohoka buri wa gatatu kumenya baragusinyishe mu sohoka ahantu hatandukanye muri Sinzi ko mbaye wose nimo kontara biti oya nakabanga k'umuntu uvuze ngo nasinye kontara biba uvuze kontara ni nko kuba wenda atuma ubura akazi nko kuba abantu bari imbere bari kutureba badukurikiye ariko ikintu bita kontara bituma umuntu uri kukureba ataguha agaciro yego ariko njyewe ndigenga papa yes urigenga ujya ushaka ndigenga umuntu ashaka kuza akambwira ati ngwino unye musingire unyamamarize amarange yes nka kuriya twamamaza kuri ziriya modoka nini za truck amatelefone ibyangwe by'imyenda byose ni ibintu bikenera gutanga akazi ariko iyo uvuze ngo kontara ahita gutinya baravuga ati uriya muntu yarafashe afite amafaranga noneho umva ikintu cyica kontara icyo ari cyo ntabwo ari uko nta muntu wayiguha n'ahandi gutanga ikiganiro ashaka kumbwira ati niwe uzajya uduha ikiganiro ufashe contract ariko se iyo contract ikumariye iki ejo cyangwa ejo bundi gise wa mugani noneho natambuka nk'uko najya mu mujyi nakubitana n'umuntu nakubiswe ndi gusaba rifuti y'utongo ati dore wa muntu wasinye kontara kwa runa sibyo wenda ukagenda ukajya gukina nko hari benshi bavuga ngo ngese ngo gukina comedy ngo ukabudakina kwa Nyakiso ngo cyangwa ngo ukine ngo kwa Nsabi ngo kwa Kiramani ngo ubundi ngo bipfira he nkatekereza ninjya gukina kwa Nsabi ndagiye pe izina ryanjye ribe hit yego ariko njyewe singira icyo nyura mu rugo bibaho we wumvishe icyo kintu bibaho impamvu mbivuze nge nakinanye na Kiramani ubwo nyine abantu bakontara bamenye ko nta kontara ufite ukeneye kuguha akazi ahita atangira guhereza sibye kwivugiraho njyewe hari n'abajama benshi bavuga ngo njyewe ngo mfite ngo umuntu ngo umfashe ngo mfite ngo umuterankunga wanjye ngo yansinyishije kontara anagufasha anamfasha Ikinyarwanda kitanuzuye cyanapfuye ngo hari umuntu ngo buriya ngo mufupa ngare musinga ariko ndimo ndamufasha ngo umfasha ese yamfashije ntari gukora ako kantu yes nyina nibyo ndi kuvuga ako kageso ushanga mufupa rero ngo buriya ngo twarakoranye ngo ngewe ngo njya buriya njye nshimira uwo bita Muzungu Venuste n'umukire umukire nkashimira Ngabo Constante nkashimira Ruvamwabe Fremu n'abantu bagufasha ugashimira Moyize we ni ibisanzwe Moyize Black and White yariya we mwihorere nakoraga kuko yanyishyuye nanjye namunkwe bikorwa ntabwo umukire nimazagushuka nta mukire akwishyura atazi ibikorwa byawe hanyuma se abo gushimira barakozaga abo gushimira barakozaga abo ngabo bo bamfashije ntacyo bitayeho nta nyungu banyeneyeho umuntu uza akakubwira ati jya kuri ya modoka ya MTN ubyine baguha 3 baguha 10 baguha 7 ntacyo bindeba uwo bagufashije yes yego nase ni umuntu agwaye promo akakubwira ati genda kuri modoka ya Airtel yego 2012 ndumva nibwo na 12 kumbura utangiye guhigura ikirara nuko MC nakoranaga no bita MC Ntare ubu ngubu yarapfuye MC Nariyo MC Ntare MC Ntare apana Nariyo yarapfuye yajyaga avuga ijambo ngo aka kazi dukora yego nakanyombya yarabivuze ariko yego tujye twibagirwa ko dufite ubwonko buzima yego ako kantu
ni gute ufata ukabyinira abantu yego ni urugero nko mu kabari harimo abantu 400 harimo 100 barwanye n'umugore n'abagore harimo 20 bagiye gukora divorce harimo 10 bambuye amazu harimo 5 barwanye mu isoko yego wowe ngo ugiye kwabyinira bashimisha ibanza bibagirwe ko ufite ubwenge akuzi kari byo sibyo kanyombya nubwo ashaje afite ubwenge nyine abanza bibagirwe ko ufite ubwenge uvuga ati ariko umuntu ndimo ngewe nyinira filime suri umu acteur nawe kuba uri umu acteur se kugenda ugakindwa avuga ngo nakinye muri Nsabi comedy ugakinamo bakavuga ati uyu muntu ni n'uwa mbere arakaze ati Mufupa ndamwemera ngo azarya hiti babo baca kuri Nsabi ariko turashaka Mufupa ati nyine urumva ati turamwana ndimo ndamufasha ati mubanze munceho yes bagire nicyo bamuhaho bakakuriraho maramfasha kandi nta n'igihumbi aranyoherereza ahubwo nko kukarangiza ikiganiro umukira kari akakurira navuga ati tenda mu rugo bagura kawunga cyane nawe ubwawe wazanye ipantaro wazanye umupira mwiza usa neza wazanye ipantaro isa neza ese genda ugura isabune yego basi ako ivuga ngo ari gufashije agufasha nkandi ariko ese we ibintu ndi kuvuga si kubyumva ngende kubyumva uri kumfasha uti nimba njye wari umfasha yame mfasha ndi mu rugo iwanjye utambwiye ngo nanataye n'inzu y'inyishyurire iyi ndyo ndyame nta n'ikiganiro ngiyeho wumva ko mu bitekerezo byawe ufite umuntu ufasha uyu munsi bagufashije bangahe jewe ndabafasha se gute ugeze ubona mbatangaza ndakubwira bagufashije ntawe wafashije bangahe njye wabona afashije yego ntabwo bari kuri kamera nandwo ari muri nuza muri media ako barahari sindirimba bajyana tache na smartphone ni abaturage ko ndi wera umukecuru igihe oya nanjye nagombe ko ndi umucengezi cyabara abacengezi n'abaturage nanjye ndi umuturage ntukavuge ngo umuntu ni umuturage nese uri umucengezi abanyamakuru mujya munsetsa uriyandakaza ko shango nahuye n'abaturage ahantu wowe umucengezi kujugiye mu gihugu uciye n'abaturage bagenzi banjye yes batuye mu giturage ntabwo ari suka ari umuturage ho nibyo man hari benshi ayo ngo sha ngo nzagirwa amagana ngo mu giturage oya ngo nzajya yawo bari sawa ngo Kayonza mu giturage ngariki Kigali mu giturage cyawo sawa ariko apana kuza ukareba umuntu usanga uri umuturage pe nje ngo kayimita nkubwira ati se wowe uri umucengezi duhamagara tubwire umupaka waciyeho ako umuntu ujya kumbona ugira ukuri kwinshi ntabwo uzabipfa n'abakire ntabwo nabipfa n'abakire ntabwo bakunda ukuri kwinshi je mbabwiza ukuri kuko imyaka 16 maze mu kwemusinga no kubyina mfite aho nageze naho namanutse nkagera hasi nkongera nkaba ndimo hagati na hagati yego nimba MTN ivuga ngo ndagwembe 500 ku kwezi nkabyina je nkabyinira 200 yes ako nkaceceka nkacyura ikintu wa mugani akene gute umukira mbwanga ari kumfasha wapi hanyuma ukaza ukavuga ngo ngiye ngo nagiye muri Genesis Comedy wagiye mariko waritegeye yes warateze uva mu ntara runaka Inyamata uva za Rwamagana za Musanze Rubavu uratega yes ugerayo no kugira ngo Merisi muvugane mwabanje gusangira icyayi uriyishyura yajyare ya Merisi akavuga ngo ngiye naramufashije ako naho uzajya ugiye gutera urwenya uri umunyarwenya nyine najyayo ariko nta muntu umwe ngagiye kumfasha oya we ubwo ahubwo ngiye ambwira ngo ngwino ugaragaza impano yawe kuko yavuze ngo ari kumfasha abenshi bari bafite ububasha bwo kumfasha ntibaba bakimfashije yumvisha ko kana nibyo ako basigaye atanga akazi nyine ntabwo twanze umuntu wadufasha yego ese weho ndimo ndafasha bikumariye iki wow kuri kamera uri kureba ukabona urugero nka yakamwana twahuriye ahantu gutyo kuntu haramwa ngo Mufupa ngo niza senyisa nk'akantu kawaringa ko muri wara tamubwira se sha kandi barakuzamuye wirigurya ibyo kuri YouTube kabashenze ngo ndabirye nge natanga burara bari make rya saa 6 nimugoroba kimenya ubwo n'ubusitari hehe bibabaje ubwo yafashijwe nande simvuze uwo muhaye interview ni na benshi nanjye nabwo wabumvuze nanjye nawe mvuze ubwo nanjye wabumvuze hanyuma Mifupa uyu munsi Mifupa turi kureba hano imbere agira inshuti ese uri umwanzi wanjye kandi mbura umwanzi wanjye mbwira mbahe kamera hanyuma inshuti ni iki naho mbahe mikoro sorry inshuti ni iki kuri wowe inshuti ni umuntu wangira inama yubaka yego ubundi bushuti ngenge ngira idasenya
yubaka iki rero yubaka ubuntu n'ubumuntu no kuba umuntu urabisobanukirwa kikumvikana umuntu no kuba umuntu umuntu no kuba umuntu biratandukanye yego wow ese urabivuga mu kinyarwanda ngo yego wivuga wawe kuko nacyo ngize siyavugisha umunyamakuru yagwa interview agatanya ngo sorry ngo everything ngariko sasa nese nk'ubwo we turaganire ngo ubumuntu ngo wawe ubwo se umuntu uri kutureba ndari umunyarwanda pire azimenye wawe ari iki Wajira kuzaza kumara imbavu handi kukubaza wawe bumva ko nyine wemeye ikintu nyine ukishimiye ati buriya wishimye uvuga wawe bivuze ngo ndishimye se byatwara ikibyo bana kudukira kuri kamera batagira ngo nese ubwiye umuntu ngo ndishimye none wawe bitandukaniye sawa birasita nuko nyine nkatwe tuba twaragoramye indimi hanyuma mifupa turimo kwerekeza ku musozo impamvu navuga ku nshuti wakubaza ngo ufite inshuti zingahe wavuga ko ari zingahe inshuti zingahe inshuti mfite gufata izindi inshuti zanjye pe inshuti zanjye inshuti ishobora kumenya ibibazo nagize yego cyangwa ibyo yagize ukabimenya niba warwaye akabimenya witabaza bigeze ahabi agahita gutabara atitaye ngo ari ikintu afite atitaye ngo muri mideni akantu ushyizemo ni sawa mfite inshuti navuga nk'inshuti eshatu turahuje kora eshatu izo nshuti eshatu mvuze mpamvu mvuze inshuti eshatu mvuze inshuti eshatu hari inshuti w'amahoro shamuye n'ikibazo madamu yarwaye mu matara ukuma ngo berererere wabaye ikimwa urugero noneho ukajya kumva nk'inshuti ukavuga ati nubwo ubona ameze gutya ariko ndashonje nizi igihumba ese kiguha nta bintu byinshi byihuse hari n'indi nshuti ushobora ati yo nubwo ubona ndi kwiyemera nambaye neza ariko byanze akakubwira ati yo atakira senkezi atiteye ku bibazo mufitanye yego izo ni izo nshuti wow turahuje mani turahuje njye mfite inshuti eshatu nta nubwo iyo urengeje eshatu bitera ikibazo iyo urengeje inshuti eshatu n'imwe ebyiri eshatu kuko iyo zirenze eshatu iyo zibaye enye babiri barafatanya abandi babiri bagafatanya ahubwo ufashe batatu umwe abigihari bakabura aho ajya n'ahava wumvise inshuti eshatu icyo zimara arareba akabatereka ajya kumusenya kuri uriya agasanga aragukunda yagaruka agasanga wundi yagiye muri mude yo kukwemera ariko iyo ari bane baravuga ati njye nawe twifatanye twanga uriya mushenzi tibare hano bashake bakomeze bamukunde cyane urumva rero ni inshuti eshatu yego twagiye ku tubazo twitwa utubazo tw'amatsiko ninsanga atari amatsiko simbigusubiza yego uyu munsi ku ukuntu ungana uko jewe ngano ntabwo amatsiko arazi uko usambanye baramutse baguha igihumbi waba ufite nk'ibihumbi bingahe uko nsambanye kuva wavuka uko usambanye baramutse bagenda baguha igihumbi waba ufite ibihumbi bingahe bari kubanza ukambaza nimba ibyo bintu byo gusambana mbikora nkaguha ntacyo mbwira ngo nta n'igihumbi nari kuba mfite kandi uvugisha ukuri ubu njyewe ari ugusambana gusambana bro gusambana watsindagiye kandi hari ugusabana hari no gusambana hari umuntu ukubwira ati reka dusabana mugasabana ari iki hari umujama ako yaba ari umukobwa mugasabana muri babiri mugasabana mukivuyanga nje navuze gusambana mu kinyarwanda cyane gusambana usambanye baguha igihumbi vuga ngo uko uryamanye n'umukobwa cyose cyane kinyarwanda gusambana no kuryamana n'abakobwa ntago bihura kuryamanye n'umukobwa baguha igihumbi wakaba ufite ibihumbi bingahe aho se uri kumbaza wabonye angahe tugiye kugenda nabo neza oya hari ukuntu umuntu arakubwira ati mbwira icyo ufite ngo ufashe ariko rero ese oya kugira ngo ufashe impamvu mwe mbwira mbwira icyo ufite ngo ufashe umuntu nakubaza ikibazo uzabanza urebe ko yagikemuye ntabwo umuntu azajya kukubakira inzu nawe ubwe ari kuvirwa ndi kukubaza ngo we wabonye angahe nkubwire ko wandushije cyangwa ntakurushije ibihumbi 2 none se urumva njye nari mu cyabiri harenzeho dese ndaswata urumva ko undenze rero mu bijyanye no kuryamana n'abakobwa ikimenyemenye wowe bavuze ko ukundana n'abakobwa urumva rero ugira iki ndabakunda ngiye bisanzwe
ese nyamaze ko mbanga nanjye kandi barankunda kubera mfite ubwanwa burebure nk'ibyo nyine nibyo bankurikiyeho. Hanyuma akandi kabazo k'amatsiko twerekeza ku musozo. Uyu munsi uramutse ufite sheri wawe bakaguha 500 ngo bamufunge ukwezi kumwe, ayo mafaranga wayafata cyangwa ntiwayafata? sheri wanjye Sheri wawe bamufunga ukwezi kumwe baguha 500. ngawe se bayameze nagira ngo nagira ngo uvuge bayame 500 bakamufunga ukwezi uhita utanga amafaranga sheri wawe sheri ntabwo sheri wawe uzi icyo ari cyo bro. Sheri wawe nyine umuntu mukundana n'uwo mubana ntabwo aba ari sheri. umuntu mukundana n'uwo mubana ubu aka kanya bavuze ngo umugore wawe si ufite umugore navuze sheri nari ndi kuvuga sheri wawe njyewe aka kanya na sheri wanjye bavuze ati bagiye kumufunga ukwezi kumwe bakama 500 ese mpijana mpijana umujyane uko kwezi mbe nguzemo akawunga umufuka w'akawunga abantu babiri barya igihe kingana iki ukwezi umufuka w'umuceri 2 amavuta injerekani ego ameza bari kurya n'ifiriti ibirayi umufuka bawurya ukwezi amakara bacana imifuka 2 amezi 3 ngaho ukora toto ubundi umbarire mu bihumbi 500 naba narahashyemo ibintu byamara amezi angahe ahubwo uvuga umwaka utawishyira inzu umwaka uba mu nzu y'ibihumbi 10 ukitawishyira 120 si umwaka cyane ukita usigarana 400 akawunga umuceri ifiriti amakaroni warenge byose ibyo kurya n'ibyo kunywa cyane umugore ukajya kumugemurira ntabwo barakugeraho sori kabisa arabura iminsi mikeya kwezi agahita ataha ukamubwira ati rya tuza ninjye wabikoze umunsi ufitiye inzara muri za sengi zasigarana mwasengane kuzajya mu kabari ugahita unywa agacupa ugatavuga ati teko nzasura madamu kwa 6 siko bacyusura se ngaho nguko rero uri kumva mifupa azamufungisha niba uzamusanga oya akantu ushyizemo kunyuma ngo nzamufungisha ntabwo ari byo twari turi gutanga urugero rwari urugero kanwaze bro we nandwa nari umunyamakuru ndi umutumirwa yego nkubwira ikibazo gikomeye iyo uhuye n'umuhungu yego ntabwo mvuze ko we mwahuye ufite inshuti y'umukobwa cyane urayifite inshuti y'umukobwa none nanjye reka nkubaze nubwo uri umunyamakuru umukobwa mukundana yakubwiye ko abahungu bamaze kubonana abasilamu yari bangahe kugira nyine nanjye menye umunyamakuru nawe arabazwa agasubiza uwo mwese ko ari inshuti yawe ushobora kukuba ati cya korode ntabwo gisiramuye cya farisiti ntabwo asiramuye aya ukuntu bivuze usekanye imbereka we bivuga witonze bari bagize dukomeze nagira ngo baze mbere yuko tugana ku musozo rero ndagira nkubwire ngo ukeneye ikibanza kiza mu mihanda ya Bugesera cyangwa se muri Kigali cyangwa se inzu nziza ukeneye serivisi z'ubutaka dupima ubutaka dukata ibibanza duca imihanda ndetse mu masite waduhamagara kuri 0789808163 twitwa IEM Rwanda dukorera Nyamata ndetse no mu mujyi wa Kigali ariko no mu Rwanda hose twakora izo serivisi turabashimiye hanyuma gira ubutumwa wihera inshuti zawe ayiye mu Rwanda akantu ushyizemo ni sawa ayiye mu Rwanda ayiye mu Rwanda ayiye mu Rwanda akantu ushyizemo ni sawa bakata ibibanza bakata ibibanza yego ku masite ko numva ari danje cyane ntujya ushaka nk'ibibanza nyine ujya ugana ayiye mu Rwanda reka tugushimire ko witume kanya kuvugisha uze kugakata witabiriye ubutumire bwacu nitabiriye niba ngo witumye hano oya akantu ko kwituma hano rero dushimira abantu badukurikiye guhera ku munota wa mbere aba diaspora abarundi abakongomani abanyarwanda abantu mwese mwumva ikinyarwanda kubera ko twakoze ikiganiro mu kinyarwanda Imana ibaha umugisha abagandese n'abaganda bwende tureka tuwashumanuye inaenda cyo kita kuri cyo kiribwa ono musajya bahara banange wabansurije mu kiganiro bese ngo mbimanye ngase ngasuyogerereza abantu nge bari muri Uganda abaganda bawe ati abasajja bori bogerereza ati nge tutuli wane tutwagala tuli bulungi ya bade ensinzenze nsobora tinga MC Mufupa ati MC Mufupa nyagala kugukuba
wagaliye kunkuba iki nakoze iki kukuba kunkuba iki wagaliza kunkuba iki nyagala sente wagaliya sente wagala sente wakola ki y'ubuntu wanjye y'ubuntu ati wagaliriza sente z'obwerere ntabwo ava ngo y'ubuntu wagala ki nagala sente ziki z'ubuntu ati nze nagaliriza sente za bwerere wagenda kufuna eni asi lindako katono ngende nzifune wali nkutandike ogende ukwate mwenje gumwe esule bulungi kataata Imana igumugisha abaganda mwese ndababwira yuko nyamuneka abaganda mundabye wano kuka TV kali bulungi nze mbogerereza mbamanyi mbojogerereza mbamanyi Kabeho TV abantu muri wano mutunula butambuzi mutunula bulungi mutunule murebe ebyo gusobanura se bro kamanze mbahereze interview abantu ngebali wano bandabye ubeho TV Kabeho TV abantu ngo muri wano ngo mulabye aka TV tubeho TV mutandike subscribe share na comment nemo bibintu tutandika nemo tutandika Katonda yebale kubale kweni yebale kuba simanyi Katonda yebale mwakoze cyane Imana ibamugisha ciao